waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Waba wifuza kuzamura YouTube channel yawe cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi, vibeandband.com nicyo gisubizo. Fungura account kuri vibeandband.com maze uryoherwe n'ibyiza byayo. Ukeneye ibindi bisobanuro bariza kuri telefone ngendanwa 0787 07 vibeandband.com. Isi kubere nk'umudugudu. Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe ugukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Kaga. Uriya mwana uzi ubugamba afite wowe. Uzi uburyo avuga yigira. None se niko ni musaza wese kwari kusuko wamfashe ibaze umwana umeze kuri ukamwira ngo uriya n'umwana. Ndakuzi yo imbaraga zawe nkeya n'izabagore. Imbaraga zawe nkeya n'umugore. Cyakora reka giye nkubwiza ukuri soko kubera uriya mwana akagukurura kuko genda mwibiki ceceka Jeff basi niwumva byakunaniye kwifata, byakunaniye dore ko icyumba cyawe cyagiye, uzansange mu cyumba cyanjye ndi mushiki wawe kugira ngo wumvere ko biriho, aho kugira ngo uriya mwana azagukure agashitana akadayimoni gato nabonye ko injiye muri inzu, aho kugira ngo kazagukure uzansange mu cyumba cyanjye. Wumvise rero mbifashemo? Mere yemeza bitese. Ndananiwe. Ubu ureba izuba rihari noneho. Izuba byo hanze rirenze. Paka natutubika. Niyo mpamvu niriwe mu nzu. Nose bite? Ntamusaba ntari. Se uzakura ryari? Mumara kurya mugasiga ibintu ku meza, nta muntu n'umwe ubwiriza kwandurura. Tante ndabikora mu kanya. Kuki so warabije kurya n'umugure ngo abyandurura? Tante wasanga nawe yihengetse yahaze. Urakanebwe wagira ngo urabyibushye. Twese twahaze niyo mpamvu. Kwiriwe mute? Nesa mame gake ariko. Bisaba gake. Kweri kire gake. Wa mukobwa mukorana usika vuye hano se. Linda. Yaje gukora iki se kimusi yari konje? Wa mukobwa ubundi ateye ute? Kiki. Shahara mukobwa ateye nabi tu. Twaye iki se kandi? Yaje nyine ngo Imana ishimwe ngo kuma gusanze ngo nasanze ngo vuga ngo namere wawe. Ntagira kumbaza ibintu. Gusa ngo urabizi neza ko ngo wabyakire gute ngo ko mama wakundana na Bude. Ngo kayanga ibyo ni ibintu yakambwiye koko. Akore ndubundi abamuzima. Gusa yaje kukubaza ibyo bintu yumvaga se kutabizi cyangwa yumvaga ari amakuru mashyashya yaje kuguha. Ngo twabyakiriye gute ibiki? Mana yanjye. Nuko se ubwo wowe wamusubije iki? Ntabwo nyine ntabwo twabyakiriye neza. Kandi ikindi niba ufite amatsiko y'ibindi uzajya kumwibariza. Ni umuntu mwirwara n'umuntu mukorana. Kuri ndasigaye ntongora koko.
akagesha nyiri kunkuramo amagambo avuga mukobwa aravuga mana ya ese ko mbona byakujyanye kure byatumye ntekereza ko n'ubu niba ari abantu mukorana. Linda sinzi ikintu cyamuhinduye. Linda kuva mbere twarakoranaga pe mbizi yuko ndagira udutiko hamwe n'abandi cyangwa wenda mama budi wenda yaramukatiye. cyakora ujye umbwira ngo ndi ikigoryi ariko uri ikigoryi cyane. ntabwo kuba ndi ikigoryi ahubwo ndi kwibaza none wahuye n'uriya mwana ngo ni Teta ibaza umuntu watinyutse gufata Nakia w'igisambu kamuzana hano none urambwiye ngo Teta umunsi wa mbere murahuye agufasha ibiganza agukoze humvise umeze ute yakugira ubwenge mwana wa mama kumpuzi ko nta kintu wampisha akusinyira ngo ubona ndi indagewe indaramuhana ahubwo wari wabona nzana umukobwa muri iyi nzu n'umunsi ujya kuzana Nakia wamuzaniye iki ariko namuzanye nk'umuntu dukundana. rero rekana nawe tujye inama aka kana nibe kashe mbabarira wifate wicecekere rero ngaho tuza maze kubwira ikintu kimwe icecekere papa w'abantu inama nakugira gatangiye kugukorakora inama nakugira nuko waganira na papa we uriya mwana w'umukobwa agashaka ahantu abagiye sibyo kuko rwose singiye kukubeshya pe suga bari iki cyanjye namuteye ndarangiye sinamenye Koko urumva najya kubaza Bruno ngo wateretanye na Linda aya ntabwo yamubaza ariko ukuntu yabimbazaga nyine byasaga nkaho yafushye tu ariko Linda yarahindutse kandi yahindukiye aho Bruno aje gukorera hari mbere bwo yambwiraga udutiku twatundi two guteranya ariko sinwiteho kuko ngewe urabizi ntabwo nkunda amabwire ariko kuva Bruno yaza muri iriya kampani umva Linda yarahindutse kuri rwa rwego nsigaye nkumva si we nzi ahubwo Linda wasanga yarakunze kuri uzamucunge neza oya nawe wekabe abaye yaramukunze se ubundi ikibazo cyawe mbese ubwo ari kubibariza iki wenda nta matsiko yari afite yo kugira ngo abimenye ko sinumva ukuntu umuntu mukuru aza akabaza umwana ibintu nk'ibyo ngibyo kandi Linda rimwe nzamwirukana azize amagambo ye aya ntuzamwirukane tuzamubuza umugati ariko nuko ntakunda gupfa kwirukana umuntu pe ariko Linda amaze kundambira ninde wakoze iki ni Linda ninde wateranyije abantu ni ahubwo hano mu kanya ahubwo se ariko ubwo niwe wenyine abajije ibintu nk'ibyo bwa mbere na mbere ntarakundana na Bruno uzi ko yigeze kuza ahangaha akabaza Tantine ngo mbese ngo Bruno turararana kahibaza Tantine arabimbwira mbanza no kujyana amagambo ya Tantine ariko ndukurikiranye nsanga nibyo none wumva yagiretseho no kuza kubikubaza yaje kubimbaza pe nta n'iminota 10 ishize avuye hano ubundi narinzi nakomeje mutinda nzi ko murahita umusanga hano nkareba uzi ngo njyewe mpageze yabisubiramo ntabwo yabisubiramo niyo mubajije avuga ko bari kumubeshyera ntabwo yabisubiramo maze kumumenyera akabwa gateye nabi umva izuba riri hanze rimeze nabi pe hanze byari izuba aho kujya muri dushe ubone kwicara nawe ashira amazi yo kunywa koko nanjye reba n'ibyo mwariye ntimwabyanduruye shamura abanyamwanda ahangaha ariko nawe ujya umenya kuri mukuru kanza nkuzanira amazi ahubwo iyo ubanza ukavuga ngo ubanze wandurure ibyo bintu nta soni ibaza ahangaha haje nk'undi mushyitsi cyangwa na Linda yabisanze aho ngaho Linda yatutaranye none kuki usagiye mutamugabure ngo azabone n'ibindi yongera ntabwo nari kumuha amagambo ngo waruzi ngo uramusanga ahangaha dore aba yasize nicaye nirundarunze none se nawe ugavuga igihe ari buzire sinjya ngo kuba wira nkaho mutakiri turya iki wumvise kwahera wakintu turya iki ko Nakia yadukozemo akazi amafaranga yose yarikoreye iyo habonetse icyo guteka simbasha guteka pe kwihangana ariko bizakemuka none se yahubwiye ko agiye he shaka uzenguruka ashaka indi bizinesi yakora ndi bamukozemo nyine araza asanga n'urugo ako ndeka mbanze nkubaze nawe Bruno
kuki uzi ko ntabimenye kuki wahuye na Nakia ntumufate nibura urihangana mureka ivarisi arayikurura irimo amafaranga y'umuvandimwe inshuti yawe kuko ntiwamufata nibuza n'induru se nibura gusa kuko reka mubaze nyirawo nahora n'umuntu mu muhanda ntazi gahunda ye njye nkamufata ngo nuko arimo aragenda ntabwo yabirasa ngo na tete vide bikamubabaza maze njye ntabwo nari nzi gahunda y'uko uriya mukobwa yabibye ndetse ndi kuki atabikubwiye kuki Jeff atakubwiye nkuru hakiri kare nta nubwo bari bamwiba rimwe cyangwa kabiri bazahora banamwiba n'utundi azabona bazatumucucura ubwenge bucyo kigira ariko buriya nangiye kugaruka nangiye kugarukira rwose nubwo uri umuntu ugira amagambo uriyenza uriyemera uranirata ariko buriya nangiye kugarukira ufite ubwenge buzima uravuze ngira amagambo ndiyenza ndiyemera byose urabigira ibintu bitatu ariko ugira ubwenge bwiza nta kibazo ntasuzugura gusuzuguraho ntabwo byabura ariko byibuze usuzugura umuntu uravuga ngo harya ngo igihuru ngo urebe igihuru ukamenya ko kizavamo igihunyira akureka ngo bye buri ngira amagambo urumva agenda ngo buri najya kuba umukecuru buri najya ntabwo nabimenye nkacicika nkabyimenya ubwo si uri kuvuga iki uri kwandika mesaje ndi kubibwira nyirabyo nyine urasesereza nicyo nakubwiraga ariko buriya tuza kukumvira ntabwo bino byose biba bibaye sibyo rata nabibonye ejo sinabivugaga uriya mugabo nambwiraga iki byonyine imico yari afite ese waramubwiye ko yanize cyangwa reka mubaze undi nyiramo cyangwa Nakia yagiye kubera ukuntu ugira amahane n'umushiye hanyuma se yagenda nkamubwira ngo niyibe bigatuma yiba hari ukuntu rero nyine ureba amafaranga ukabareka abimwamba kuri njyewe ntabwo ari umushiha nta n'uwo ngira umushiha bitewe n'uwunzanyeho yego ndi umunyamushiha rero nakugira umushiha mungu we erega njye ntabwo wawungiraho ko turi inshuti buriya Nakia gicunza ngasangamo amarwanira hano ninde uba wiyenjeje ku wundi sinake wabaga niyenjejeho wowe uroroshye shimye ko umusaza wanjye yarangoye igisambo cyari kikiri gito nkaho uriya mukecuru uzi ko uzajya witsamura imvi zikaguturuka mu mazuru kandi nyawo nzakubahuka uba uracambara impeta dore nayishubije no kuva Nakia yagenda reba yirebe noneho mva fasha umugabo wanjye agiye kuza none barabigenza ko umugabo wanjye agiye kuza ariko umva none reka ngo tume kuri Jeff kandi umbabarire nturangare inkuru itware ku gihe umubwire noneho ataribwa bano bamubwira abantu ari gukurura muri iyi nzu ari gukurura udusamba tw'utwana ari kwitwaza ngo bari kudufasha turi kuza twiyobetse turira kandi na Nokia njye namitaga Nokia buriya ka gatelefone kavuye ku gihe kigira agacya akarira akarikundeba utajyaho ariko mpemo undi yari inyuma akagira ngo ari kurira ngo ari kubafasha barumuna ba Nakia bari muri iyi nzu baraza uko babishaka mbabarira umubwire bari abana bavane muri iyi nzu cyangwa zashiduka n'amarido bayamanuye ahubwo icyo kintu nashatse kukikubaza kuki mu buzima bwawe aho kugira ngo wumve ko waganira n'umuvandimwe wawe ushaka kugira ngo uzanemo rubanda ndagenda numvisha ibintu Jeff wowe wakagombye ko rero bimubwira ntabwo ajya nyumva mwana uzi ko ajya avuga ngo ndasakuza ubu ni nsakuza koko buri no ndasakuza arambwira ngo ntabwo nshobora kuvuga neza ngo ndamusakuriza kandi mbona nagerageje gutuza cyangwa nzagenda njya batumva amashyi mvuza n'ifirimbi nazo turi kuganira cyangwa turi gutongana yego umuntu anyuze ahajya ngo turi gutongana njye nawe nuko uteye utagira ngo Jeff yacanganyikishijwe n'ikindi kintu ni wowe akiyongeraho noneho uramurara ngo ni Nakia akiyongeraho na tumuna twe tubiri sha tuza twiriza none se wowe ndashakuje none se bari umunabe bari bazanga banaharare nta nakazongera kwinjira ubwo urashidukana rido zagiye wenda bari gutumwa na mukuru wabo kandi rero uri umuhemu njyewe ndi umuhemu uri umuhemu kandi narebye kure ngasakuza mukanga kumva Nakia akaba atwibye none bari umunabe barimo ngo ndi umuhemu si ibibazo murimo urumva harimo kuza mureba ngo bari umuntu aba Nakia ko njyewe reka mubwire Jeff yaranganirije anyibwira ko wari umunabe nta hantu hamwe wahuriye na Nakia nawe ubwo abanga nta bwenge wagira ugiye kurongora umukecuru
wowe urabufite ubwo ngubwo nawe. ngaho leta nduzi ko hagenda bafite ubwenge barongora abana bangana barongora nyina wa nyoko kagira ubwenge. Ako ntabwo nakubwiye ngo wegere hirya reka kunyegera. Dore ahantu wari wicaye, dore ahantu ugeze. Wasubiye aho wari wicaye ukamba imbere. Nakusabye gushyiramo filime nziza wabyanga, uri gushyiramo ibintu biteye ubwoba. Ako se ntusanze ndi kwirebera filime? Sinakubujije. Ubu kukwegera birakubangamiye. Ako uremye utubonye. Yebere filime. Urashaka kuzantiza ibibazo bazavuga ngo nagufashe ku ngufu? Ntaho ngira nicyo cyiza. Nahise niba nakugira bakagiye hirya ukamva imbere ukandeka reka kuncumuza. Wowe nyifatira aho ku ngufu ntaho mfite. Fata ntarebe. Uyu mwana ni bwoko cy'umuntu. Waretse nkirebera filime. Turebe nyine. Icyuma we se wino bwo bugira fata ubona kujyana mu cyumba nkajya kukurya ibyo kuzana imiti fata kurasa bakuruka Linda maze iminsi nifuza kuganira namwe ariko akazi tumaranye iminsi namwe murakazi kaba kenshi cyane ku buryo nta mwanya twari kubona. Akonyeka ko ikindi cyari cyo gihe cyo kugira ngo tuganire nk'uko bizi dukunda gukora inama iyo hari ikibazo runaka cyangwa se hari ikintu gishyashya tugiye kuganiraho. Uyu munsi rero sinzi ko dubyita ikibazo cyangwa se ikintu gishyashya ahubwo ntabwo ari nk'ikintu kidasanzwe. Ubona Bruno uburyo mubanyemo ntabwo mushimisha. Twongeye turashwana sinabuje ko ibyo bintu bidaheruka. Ntabwo biheruka ariko hari imyitwarire itari myiza ugenda umugaragariza atabasha kwihanganira. Kandi nk'uko ubizi nakubwiye ko tutazigera twongera gutakaza umukozi kubera ko habayeho kutumvikana wowe nawe. Noneho by'umwihariko ikirenze kuri ibyo ntabwo Bruno akiri umukozi usanzwe nk'uko wowe ubitekereza. Yaje ari umukozi koko nk'uko bivuga. N'amagambo yagiye abaho hagati yayo ntabwo nashatse kuyinjiramo kuko ntiyandebaga. Gusa ni kugira ngo umenyeshe ko Bruno dusigaye dukundana. Bivuga ngo ejo naguciye mu ijambo ntabwo bivuze ngo wenda ugiye kwita mba boss birenze ngo bihinduke, gusa icyo namusaba akazi akita akazi ntabwo ari amatiku, akazi ntabwo ari ubuja rwose ho guteretanira, akora akazi ke nk'uko kamuzanye nawe ubundi ibindi ajya bijyana nyuma nta kintu bitwaye kuko kunkunda n'uburenganzira bw'ankunda ariko kumbangamira. Icyo nicyo kintu namusaba. Ukunda Bruno? Hari ibyo nabyo ugeze umva mvuga amavuja. Kuki ushaka kugira n'inzoka? Ibyo tubyihore ntabwo nshaka kumwongera guterana amagambo kuko hari icyubahiro ugomba Bruno nk'umukunzi w'umukoresha wawe. Yego nabyumvise. Ikindi nk'uko abo abivuze mu kazi muzanwamo n'akazi, ibindi biri inyuma y'akazi mujye mubikorera hanze y'iyi ofisi, sibyo? Kandi ntekereza yuko ibintu byinshi wajya kumbwira umbaza byerekeye akazi ubwo uyu munsi ntabwo uzajya ubimbwira, uzajya ubivugana na Bruno nananirwa gufata imyanzuro ariko ungana ngiye mfata imyanzuro nanzura nk'umuntu mukuru wa kampani. Ese navuja ubwo ngubwo buriya kubera wenda hari igihe tutarebanye neza ubwo nta kibazo kizavamo kuko yabaye boss wanjye.
biryoshye. hakoze uwatetse none hakoze uriye watetse yiyoteraga Koze uwariye n'uwahashye. Akose kamwe. Kuko ari uko mvuga mukavuga ngo ndiyenza. Nk'iyo uri kunywa umwana wo mu rugo atari kunywa uba wumva bisawundinga neza. we andurura Kuki? andurura Wanyereye mwana. Njyewe teta nandurure. Siko wagoswe se? Waragoswe kabisa. Njye nandurure. Si yose irahaza. Nandurure se nariye? Nariye njyewe? Teta. Ko mbubujijisha ngo uri kunywa ejo uri kunywa inzoga. wakarumba singiye ari inzoga Ndagufashe. Ariko mana we teta ubona byinshi. Nkabona unywa gake gake n'abasubiye mu jiri kumunanira. Ko mba bashyizemo inzoga. ikibazo cyawe kuba nta nzoga n'igihe urankontorora uri gatumwa uri umugenzuzi mu bintu byose iki Nta kintu ndi. Nubwo wakiterura ukidunda hasi ntabwo nakandurura. Nandurura se yabaye. Ahubwo kuki muba mutazanye amazi ku buryo umuntu arimara kurya ahita akaraba. Shabakire murya neza. ese mu byose yakubwiye mu hantu waje yakubwiye ko ugiye kuza usanga umukozi cyangwa yakubwiye ko wazi ushobora kubaha umuntu nka mama wawe cyangwa yakubwiye ko ari umukozi yateretse ahantu akagukorera buri kimwe nakubwiye ngo nta kibazo na kimwe mfitanye nawe nakubwiye akazi ni akazi iyo akazi karangiye ujya iwanyu nanjye nkagenda ahandi bizaba byiza cyane niba wiyubahisha mu kazi nanjye nzakubaha. Ikindi Linda witekereza ko Bruno muzagirana ikibazo kubera ngo ibyo mwabanje kugirana ho mbere kuko Bruno ni umugabo. Nageza ko nta mugabo ugira amatiku cyangwa inziga. Sibyo? Nawe kandi wirinde kuzongera gutuma muhurira mu kintu kitari cyiza. Cyane cyane ko muba afite imyanzuro nka 60% ishobora gufatwa agakwirukana. Yego nabyumvise. Bivuga ngo ngiye niba narakwihanganiraga nuko twari dufite ukuntu tubanye dufite imyaka myinshi tumaranye ariko ngubu akazinyika kagiye kuba serious kuko niba ntahari buri nazajya bahari bivuga ngo ibyangirikaga kubera ko ntahari cyangwa se kwa ko nahugiye mu bindi buri nawe ntagasebera ko byangirika. Nabyo nta kibazo imyanzuro yanyu niyo igomba kugenderwaho. Ikindi umwubahe kandi dukureho yuko yaba ari na sheri wanjye ubundi ugomba kubaha umuntu wese ampuresi igitsina gabo. Yego ntabwo ndindire ko nyubaha ko ari ikindi ntabwo ndi igitangaza ahubwo bibaye byiza yubahe ko ndi umuntu kandi ndi umugabo nta nshingano na zimwe afiteho nta burenganzira afiteho bwo kumenyera uko yishakiye kuko hanjye ndamwubaha ndamwubaha ntereka kuraga sinkunda kuveyuka umuntu rero mpamveyukanye birambaza. Linda hari ikindi kibazo ufite kugira ngo utaza kuvuga ko waniga mu ijambo kandi ikindi kuba ibi ngibi tubikoze ntabwo ari ukugira tugusuzugure cyangwa tugusuzuguza ahubwo ni ukugira ngo tubashe kunoza akazi kacu neza. Amabujana nk'uko nabivuze nta kibazo kuko ibyemezo byanyu byo bigomba guhabwa agaciro. Tuzabana neza kandi urabizi ko ndi umukozi mwiza kereka wenda tumwe twagiye ikindi ubwo ngubwo wenda katanga ngenda nagushimira kuko waketse ibintu mbere yuko biba ushobora gusanga ari wowe watumye bibada wakomeje guhatiriza cyane ubitekerezaho. Buri wese yasubira mu kazi ke niba nta kindi kibazo gihari.
nta kibazo ntabishaka. Bruno wowe ngo tujyane kuri tere. Yambwiye ko nje iwacu, yambwiye tuzite kuri buri kintu cyose, uzisanzure nk'umwana mu rugo, ibyo utabonye uri mutoya ngiye kubiguha. Yambwira ngo ngazajyana hanze, ibyo yambwiye. Ryari? Shawe nkuramo amagambo. Arashaka. Nugera hanze uzanyibuke. Nagashaka. Aho banduro cyangwa amagara wa musaza witwara. Musaza ufunga umutwe udashobora kumvikana. Igize ikintu cya danje kiraba. Kutabinya. Wandose. Umuntu Nijya kubwira ko ufite umusatsi mwiza. Ushobora umushinga. No. Ufite umusatsi mwiza. Ni mwiza. Ni mwiza. Nawe uzawugira mwiza. Sibyo. Sura ukuntu nkubise. Sura ukuntu nkubise. Sura ukuntu nkubise. Basi mbabarira. Haribi. Kandi ubu wasanga ujya unteranya kuri papa ukavuga ko tutumvikana. Mbese se twumvikana? Ntigeze. Njye nawe turi inshuti Cyane pe. ahubwo ntuzanire ji cyangwa fanta. Neza mu. Niba mbwira icyo kunywa ukeneye Ndabizanira. uzanira amazi gukaraba. Umwana warakoze ko mu mwana umara irongo. Amabuno nk'ay'ibiragi. Umva naraje uzambona uzabona tetu wari we imyaka nabayeho ntarya amafaranga ya papa muyarya. Ko nanjye banza nkabije. Kimenya kuri ya muntu ari muko. Oya ariko imihanda nagiye bose bari bahari. Bimeze bitese rwose. Shaka turaho nyine tumeze neza tu. Mwebwe se mumeze mute? Natwe turaho urebye. Sha nyine nanjye muri ino minsi mfite ibibazo byinshi. Urambabara nta n'amafaranga afite yo kugura. Ego oya bose nta kibazo. Nta kibazo kabisa twumvishe ibintu byababayeho birababaje. Ariko twakongeraho n'ibindi byo gushaka amafaranga. Ariko nyine mwihangane sibyo? Nyine urumva kubera ibibazo nyine byambayeho kandi ntabwo ibibazo ntabwo nabyikururira. Nyine muranyihanganira wenda buriya mu minsi iri imbere izaza hari igihe naba nongeye nisunganyije neza nasubiye mu kazi nkaza nkabafasha sibyo? Kuri Imana ibigemo. Nkaho reba nk'ubu ngubu wataye Mutesi mu rugo wenyine. Ego oya kuko nari mfite gahunda yo kuza hano twari twanabivuganye ndangije nyine ndamubwira ndaza kujyayo we asigara aryamye. Okay. None se wanshakiraga iki? Usiko wamugaye ukambwira ngo ndagushaka cyane wari mu nshaka ko tuvugana nkumva ubwoba buranyishe. Oya nta ubwoba kirimo. Ni boss. Ni twaketse ko watura. Ariko narakubwiye ngo ntukajye unyita boss. Sibyo? Nitwa Jeff. Arya. Boss nibyo byangiye. Ibyo bintu tuzabipfa. Nyine twaje hano turangije nyine tuganira na mushiki wawe tumubwira ibintu nyine twaribose cyane
turangije rero tutashye tumara iminsi tubona utaza kudusura ahubwo urasanga warababajwe nuko twabibwiye mushiki wawe twe tutari twarabikubwiye. ibiki nyine kutari kumbwira mwamubwiye ibiki se gusa ntabwo yakubwiye nyine twamubwiye ibijyanye y'uko na nake yatuva indimi. akose muto nawe ujya ubeshya none se koko utambeshye nake yamuva indimwe tubigura nake yatuva indimwe niwe mukuru iwacu turushanwa nk'imyaka nk'ine niba atari 3. okay reka nemere ko ibyo mbwiye ari ukuri ariko se wari ubizi yuko uvukana n'igisambo iyi yajya agira iyo mico yo kwiba kuki igaburira boss nakiya bwa mbere yari afite umugabo w'umuzungu barangije baza gutandukana bari batuye batuye no mu nzu igeretse nini cyane. ibyo ndabyumva nyine yari afite umugabo w'umuzungu ubwo yari afite n'amafaranga nyine mbwira byarangiye bite kugira ngo nake yamubone acuruza imbuto acuruza ibintu bidafashije mu kabase kangana urwara byaje kugenda bite byaje kurangira batandukanye nake yishe umugabo. yego ko mana nyagasani ko bajya bavuga bande babivuga hari undi muntu waba uzi amakuru ya mukuru wawe wundi utari wowe none se ko ariko batandukanye nyine umugabo atarwaye nta kibazo yari afite nuko rero twumva ngo yarapfuye nyuma nyine nake abagumiza ari umukire wumve ngo afite ibipangu buriya nake ni umukire afite ibipangu hari n'ahandi ari kwiza kujya kumureba nk'igipangu kiwe cy'umweru aratwirukana atwiba amafaranga buriya ajya akora kariya kazi ko kujya yambura abagabo bafite amafaranga yabwe manshi. none se ni iki gituma reka rero nkubwire sibyo mfasha byibura tujyane kuri polisi dutanga ikirego ariko bose nta bimenyetso bifatika dufite. nta bimenyetso bifatika dufite se hari undi muntu wanyibyara undi muntu twabanaga nawe muri noze ikigaragara cyo nuko ejo ashobora kuza akajya mu kandi gace none agatekera undi muntu umutwe nk'uko najya wuntekeye none ikindi byongeye uzi ko nake yayishe umuntu urabigumana muri we wanga no kujya gutanga ikirego nisi ariko mbyumva